Ese koko ababi mu isi ngo baguma kwidamararira mu gihe ngo abeza bagumya guhura n'ibibazo bidashira? Mbwira, ese nawe niko ubyemera? Njyewe niko mbyemera. Umunyarwanda we yaravuze ati abeza nibarama, kandi n'abandi bantu benshi niko babyizera. Ngiye kuguhereza impamvu simusiga nyobokamana zituma abakiranutsi cyangwa se abagerageza gukiranukira Imana aribo bakomeza guhura n'ibigeragezo, ariko abirundumuriye mu kibi bakaba bidamarariye. Ubyemere cyangwa ubyange, Satani ni umunyembaraga ukomeye cyane, ndetse mwene muntu ubwe wenyine ntacyo abasha kumutwara, kuko igitaka ntabwo kibasha guhangara umuriro abokeje runonko. Ibyo ngibyo murabizi neza cyane kundusha. Satani rero mu mbaraga afite n'ubushobozi agira harimo no kureba ibihe bizaza. Niba ubihakana, ubanze ufatire urugero ku bapfumu, nabo babasha kumenya bagahanurira abantu ibizababaho. Niba abakozi ba Sekibi babizi, we bivuze ko abizi kubarusha. Iyo uvuka, Satani aba areba neza icyo uzaba cyo, ndetse n'ukuntu uzabangamira umurimo we bitewe n'ingabire. Niyo mpamvu atangira kukurwanya kuva nyoko akigutwite. Abo ashoboye inda zikavamo, abandi bagapfa bavuka, abandi akabahitana bakiri impinja. Iyo ugize amahirwe rero ukabasha gukura, nabwo agumya kukwirukaho ashaka kukurwanya, kubera yuko ababona yuko uzabangamira umurimo wiwe, kuko twahawe ingabire zitandukanye. Hari abantu benshi baba hano ku isi bagenda ariko bafite ijisho rya gatatu, babasha kubona twebwe ibyo tutabona, babasha kubona izo ntambara z'umwijima kandi bakazisobanukirwa, babasha kumenya ukuntu Satani ateguramo iyo mitwaro yabo, ibyo bitero byiwe ashaka kugira ngo ahitane abantu. Abo bantu rero Satani agumya kubateza ibigeragezo bibihebesha. Icyo abagamije ni iki? Satani muri we nta bushobozi afite bwo kuba yarimbura ubugingo bwawe. Nibyo koko Satani ashobora kuba yaguteza ibigeragezo wenda bikanaguhitana, ariko Yesu Kristo yaravuze ngo nimutere ubwoba n'ababasha kwica umubiri ariko batica ubugingo. Rero Satani impamvu agumya guteza ibigeragezo abo bamenye Imana, abagira ngo twihebe ku buryo tuza kugeraho tugakura amaso yacu ku Mana, tugafata umwanzuro mu bugayitse, tukiyambura ubuzima twiyahuye. Kandi muzi neza yuko uwiyahuye uwo nguwo atazigera abona ubugingo buhoraho. Rero nshuti yanjye, niba uri kubona uri guhura n'ibigeragezo, ndakugenga aka kanya niko kanya ko gushikama. Ugumye wegera Imana, ugumye senge cyane. Ndakubwira neza yuko ku iherezo rya byose uzambara ikamba. Satani azaguteza ibigeragezo, uzarwara, ariko ndagira ngo mubwire yuko nta bushobozi afite bwo kugira ngo akuvutse icyo Imana yakugeneye. Fata umutima wawe werekeza ku Mana.